muraho neza bakristo bene data abadukurikira kuri iyi channel y'itorero rya Kristo kwisi n'abakristo bose muri rusange. Tongeye kandi kubasubiza mu izina rya Yesu. Tunashima Imana ko twongeye kandi kubona uyu munsi wo kongera kuvuga ijambo ry'Imana, kuko twakomeze tubibabwira kuko ari ukwezi ko gusenga, twiyeza, twiga amagambo yo kwezwa, n'ubundi nibyo tukirimo. Turashima Imana rero tuboneye umwanya kugira ngo twongere tuboneke hano ku murongo, kandi tunakwiyegereza buri muntu wese uduteze amatwi cyangwa se ubasha gukurikirana amagambo y'Imana. Turavuze ngo urakaze, Imana iruhana umugisha. Rero reka dusenge kugira ngo tubashe kwiga ijambo ry'Imana. Reka dusenge mu izina rya Yesu. Mana, mu izina rya Yesu uciye mu bwami bw'ijuru, turagushimiye uyu munsi wongeye kuduha, twongeye kandi kubona amahirwe yo kubaho. Hari benshi batariho, hari benshi bagize ibibazo bitandukanye, ariko rero kuba twongeye kuboneka imbere yawe ngo dusangire ijambo ry'Imana n'abera, turagushimiye cyane. Watugiriye neza, waraturinze, waratuzigamye, watubaye hafi. Twabonye urukundo rwawe, twabonye imbabazi zawe, twabonye uburinzi bwawe, amaboko yawe twarayabonye muri kino cyumweru. N'ubu rero ukomeze gushimira izina ryawe. Rero turakwiyegereze mu ijambo. Rero abagiye kumva ijambo babashe kuryumva no kuritegera, ndetse ibashe kubagirira umumaro, kuko ijambo ryawe ni imbaraga, ijambo ryawe n'agakiza, ijambo ryawe ni inkota ikibera mu bwiyombi, ijambo ryawe rirahindura kandi rirarema. Reka rigire ubugingo ribasha kurema, reka rigire ubugingo bubasha kuzuka kuko ijambo ryawe. Data urakoze cyane kubana natwe, kutubashisha muri zose. Ni mu izina rya Yesu Kristo tubisaze twizeye, amen. Ubwo rero uko nari nabibabwiye, twongeye kandi kubona umwanya wo kuza kuvuga ijambo ry'Imana cyangwa se kuganira ijambo ry'Imana. Tudatinze rero kubw'impamvu y'umwanya, reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kongera gusangira ijambo hejuru yo kwezwa. Kandi kwezwa twagiye tubisobanura mu buryo bwinshi butandukanye, ariko kandi kwezwa ni urugendo rutujana mu bwami bw'Imana. Yani kwezwa ni urugendo rw'abazabona Imana muri iyi si. Ni muri ibyo yararimbye aravuga ngo ndi umushitsi, ndi umwimukira, ndakomeje mu rugendo rwaje. Ibyo neza nibitubwira neza yuko uru rugendo turimo nubwo kwezwa kandi turabimukira baja mu bwami bw'Imana. Ubwo rero kwezwa ni urugendo rwo gusa n'Imana, urugendo rwo kuja mu bwami bw'Imana. Iyo twiyeza umunsi ku wundi, twiyeza kugira ngo tuzabane n'Imana, tuzabe mu bwami bw'Imana. Rero uyu munsi wa none natekereje ko tuganira hejuru y'ingororano z'abejejwe. Rero ibyo dukora byose dufite ingororano, byaba ari byiza cyangwa ari bibi, ariko hamwe n'ubuzima bwacu bwo kwezwa dufite ingororano tuzabona mu bwami bw'Imana. Reka dusome ijambo ry'Imana kugira ngo tubashe kurebera hamwe. Turasoma ijambo ry'Imana ni mu Byahishuwe ibice 22 umurongo wa 11. Byahishuwe 22 umurongo wa 11. Reka dusome mu izina rya Yesu. Aravuga ngo ukiranirwa agumye akiranirwe, uwanduye umutima agumye yandure, umukiranutsi agumye akiranuke, uwera agumye yezwe. Dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo yakoze. Ndi Alfa na Omega, uwa mbere n'uwa nyuma, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bemererwe kwegera cya giti cy'ubugingo, kandi banyure mu marembo binjire muri rwa rurembo. Amen. Twongere dusome ijambo ry'Imana n'ubundi dukomeza kuvugaho. Reka twongere dusome Matayo 24 umurongo wa 38. Matayo 24 umurongo wa 38. Aravuga ngo kuko byari bimeze muri iyo minsi yabanjirije umwuzure, barajyaga, baranywaga, bararongoraga, barashingiraga, bageza ku munsi Nowa yinjiriye mu nkuge, ntibabimenya kugeza aho umwuzure waziye ukabatwara bose. Niko no kuza k'Umwana w'umuntu kuzaba
amen. Aya niyo magambo nashatse ko tuganiraho tituyatindamo, ariko nugira ngo tubashe kumva ijambo ry'Imana ritubwira. Dusonye amajambo y'Imana hano muzayishuwe. Aya ni amagambo buri muntu wese azi, avuga hejuru ya Yohana bataye ukagwa ka Patimo azira ubutumwa bwiza. Twagiye dusanga ari amagambo menshi Yohana yagiye yerekwa, niwe weretswe ibihe by'imperuka, ibihe bizaza. Umwuka mweretse ibihe byinshi, mwereka iby'amatorero 7, mwereka ibihe by'imperuka uko bizaba bimeze. Kuri iki gice rero niho umwuka yamweretse amubwira hejuru yo kugaruka kwa Yesu. Niho twasomye amagambo y'Imana atubwira yuko byose byumvishwe, naho n'ijambo ry'Imana rivuga ngo iyi niyo ndunduro y'amagambo byose byarumvishwe. Yani abantu barumvishije ubutumwa bwarabwirijwe, ariko ashaka kubwira abantu yuko nyuma y'ibyo bakora, niyo nashatse kuvuga ngo tuganire yuko hari ingororano zo kwezwa. Yani ubuzima bwacu Imana idushaka yuko tuba mu buzima bwejejwe, kuko ubuzima ni umunsi ku wundi. Icyo gihe rero ubuzima bwacu bugomba kuba ubuzima bwejejwe kugira ngo buzabone Imana, kugira ngo tuzabashe kubona Imana. Rero muri urugendo rwo kuba mu buzima bwejejwe, niho yababwiye ngo ukiranuka akomeza akiranuke, kandi ngo niwezwa akomeze yezwe, uwanduye umutima akomeze yandure, n'uwera akomeze yezwe. Uko niko ijambo ry'Imana ryatubwiye. Ariko aravuga ngo ndaza vuba nzana ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Ubwo rero ikindi kitubwira neza yuko nyuma yo gukiranirwa, nyuma yo kwandura k'umuntu, cyangwa se nyuma yo kwezwa, hari ingororano. Nubwo abantu bagenda bakora byinshi, abantu baba mu buzima butandukanye, bakaba mu buzima bigira yuko nta herezo ry'ubuzima rihari, ariko uyu munsi wa none turashaka kubwira yuko nyuma yo kuba mu buzima, bwaba ari ubuzima bwejejwe, bwaba ari ubuzima bwanduye, hari ingororano. Nuba ngo uzagororerwa bijanye n'ivyo uriko ukora. Ku ijambo ry'Imana ryatubwira ngo ndaza vuba nzana ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye n'ivyo yakoze. Kandi aravuga ngo ni Alpha na Omega, itangiriro n'iherezo. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bazabashe kuzinjira mu bwami bw'Imana. Ni naryo jambo ry'Imana twahagazeho muri iyi minsi, tubwira abantu ngo babane n'abandi amahoro. Ku ijambo ry'Imana ngo mugire umwete wo kubana n'abantu bose amahoro, ndetse n'uwo kwezwa, kuko umuntu utejejwe atazabona umwami Imana. Ibi byose nibitugaragariza neza yuko dufite urugendo, kandi urwo rugendo ni urugendo rwo kwezwa. Urwo rugendo rwo kwezwa rero ni urugendo tuzabona ingororano tugeze mu bwami bw'Imana. Rero uyu munsi wa none turashaka tukubwira yuko hariho ingororano mu gihe ubaye mu buzima bwejejwe. Hariho ingororano mu gihe ubaye mu buzima bwo kwandura cyangwa se bwo kutezwa. Ntawashidikanya neza yuko ibyo umuntu akora byose azabona ibihembo. Ku ijambo ry'Imana niko byatubwiye. Rero uyu munsi wa none biragusaba kongera kuzirikana ibyo urimo ukora. Birashobora kuba urimo wezwa n'icyo Imana idushakaho nk'abakirisitu. Nta mukirisitu uba mu buzima butejejwe. Ni ukuvuga ngo umukirisitu wese ategerezwa kuba ubuzima bwejejwe, yani ubuzima butandukanye n'ibyaha, ubuzima bushaka Imana, ubuzima butunze Imana, ubuzima bwumvira ijambo ry'Imana, ubuzima bwubaha, ubuzima bubasha kubaha ijambo ry'Imana. Ubwo rero uyu munsi wa none biragusaba gutekereza ku byo wayikora. Urashaka kuba utatekereza ku byo wakora, ukabaho ukora ibyo udatekerezaho. Ariko menya ngo neza niba uri gukora ibyiza cyangwa se niba uri gukora ibibi, hariho ingororano z'ibyo wayikora. Haraba ngo ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibyo arimo akora. Rero nk'itorero rya Kristo cyangwa se abakristo bamenye Imana, reka tube mu buzima bwejejwe, reka tube mu buzima bushaka Imana, ubuzima bwihana, ubuzima buciye bugufi, kugira ngo tuzabashe kubona ingororano zo kuzaba mu bwami bw'Imana. Kuko umuntu utejejwe ntazabona umwami Imana, kuko ijambo ry'Imana ritubwira. Imana ishimwe cyane. Twasomye amagambo y'Imana agenda atubwira ingero nyinshi. Ijambo ry'Imana ritubwira ngo kuko byari bimeze mu minsi ya Nowa, kuko byari bimeze mu minsi yabanjirije umwuzure. Ijambo ry'Imana rivuga ngo barajyaga, baranywaga, bararongoraga, bakoraga ibintu byinshi, barigaga, ariko kugeza umunsi
Nowa yinjiriye mu nkuge, umwuzure ukarimbura abantu, kuko Imana yaramubwiye ngo nagenda baze inkuge kuko isi igiye kuzarimburwa n'umwuzure. Icyo gihe abantu bari barakoze ibyaha, icyo gihe abantu bakoraga ibyaha, ariko Imana ibwira Nowa, iramubwira ngo genda ubaze inkuge kugira ngo abantu bazabashe gukira umwuzure, ariko ntibabasha kumwumva. Rero bitewe nuko batamwumvishije, n'ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo barajyaga baranywaga kugeza umunsi Nowa yinjiriye mu nkuge. Niko uyu munsi wa none bimeze, nubwo abantu barimo bajya, abantu barimo bariga, abantu barakora ibyabo, ariko bakibagirwa ubuzima bwo kwezwa. Rero nyuma yo kubaho mu buzima bwo kutezwa, hariho ingororano zo kutabayeho ubuzima bwejejwe. Bene data, abakristo bene data, turabasaba kugira ngo mubeho ubuzima bwejejwe, kuko nta cabujije umwuzure kuza. Abantu barasetse cyane, abantu bakomeje kubwira Nowa ati wewe wasaze, ibyo tubwira ntibibaho, ariko ntibizabujije yuko umwuzure uza tukabasha kurimbura abantu. Abatarinjiye mu nkuge bararimbutse, barimbiwe n'amazi. Ariko uyu munsi wa none icyo ijambo ry'Imana ridushakaho ni ukuba mu gakiza, ni ukwinjira mu gakiza, kandi agakiza ni ukwezwa umunsi ku wundi kugira ngo tuzabashe kuzabona ubwami bw'Imana. Imana ishimwe cyane. Ntihari muri ibyo mwaririmbye aririmba ngo natwe dufite iyo nkuge, ngo nagakiza twahawe na Yesu. Araba ngo niba ushaka amahoro ngwino wihitiremo. Rero uyu munsi wa none icyo twabasha gukora nk'abakristo ni ukwinjira mu gakiza tukezwa, kuko uyu muntu yinjiye mu gakiza icyo gihe arezwa, aba mu buzima bwejejwe, kandi ubwo buzima bwejejwe bukazamuhesha kuzabona Imana. Rero uyu munsi wa none dufite agakiza n'amaraso Yesu Kristo. Niba udafite agakiza tuzabasha kwinjira mu bwami bw'Imana. Agakiza niko kwezwa kwacu, kuko twezwa mu gihe twinjiye mu gakiza. Iyo umuntu yihanye akabasha kwakira umwami Yesu nk'umukiza, icyo gihe ubuzima bwo kwezwa buratangira, urugendo rwo kwezwa buratangira, ukwezwa umunsi ku wundi kugira ngo uzabashe kuzabona umwami Imana. Uyu munsi wa none rero agakiza niyo nkuge yacu, cyangwa se agakiza niko tubasha kwinjiramo kugira ngo tuzabashe kuzabona umwami Imana. Barajyaga, baranywaga, bararongoraga, bari bafite activite nk'izo turimo, ariko ntibyabujije yuko umwuzure uba. Ni nako n'ijambo ry'Imana ryavuze ngo niko no kuza kwa Yesu Kristo ngo bizaba bimeze. Uyu munsi wa none ibyo wayikora ntibyabuza yuko Yesu yaza. Nta proje urimo, nta mashuri wawiga, nta terambere ufite byazabuza Yesu kuza kugira ngo aze gutwara abejejwe, kandi abo ngabo bejejwe nibo bazahabwa ingororano zihwanye n'ibyo barimo bakora. Yani icyo urimo ukora uyu munsi wa none nizo ngororano zawe. Tutege ngo uzabona ingororano ziri nyuma y'icyo uwayikora. Urebe ibyo uwayikora, urebe ubuzima ubayemo, urebe uko ubana n'abandi, urebe uko ubayeho mu itorero, urebe uko ubayeho mu isi, urahita ubona ingororano zawe. Ariko ijambo ry'Imana ryatubwiye ngo dore ndaza vuba nzanye ingororano kugira ngo ngororere umuntu wese ibikwiriye ibyo arimo akora. Imana ihimbazwe cyane. Rero ntushaka ingororano ngo utegereze ibinyuranye n'ibyo wayikora. Reba neza ibyo wayikora, urahita ubona ingororano zawe. Uyu munsi wa none rero birashoboka yuko wayikora ibibi, birashoboka yuko wayikora ibyaha, birashoboka yuko uri kure n'ijambo ry'Imana, ariko wagarukira Imana. Wagarukira Imana yakubabarira ukabaho mu buzima bwejejwe, kuko ubuzima bw'umukristo ni ubuzima bwejejwe, kandi ubwo buzima bwejejwe ni ubuzima butegereje kugaruka kwa Yesu. Imana ishimwe cyane. Hari amagambo y'Imana twasomye avuga hejuru Yesu yigeze kuza urusengero, asanga abantu bariko baragurisha, asanga abantu bariko baragura inuma, abandi bakagurisha bafite isoko mu nzu y'Imana. Ariko Yesu yarahaje arabacaha, arabirukana, arababwira ngo inzu yaje ni inzu yo gusengeramo, inzu yaje ni inzu yera. Ubundi niko abantu bameze muri kino gihe, tutahura yuko imitima yacu cyangwa se imibiri yacu ari urusengero rw'Imana, kuko n'ijambo ry'Imana bavuga ngo se ntimuzi yuko imibiri yanyu ari urusengero rw'Imana. Mu gihe rero iyi mibiri yacu itejejwe, itabitse ijambo ry'Imana, itumvira ijambo ry'Imana, ntabwo duteze kuzabona ubwami bw'Imana. Biragusaba rero uyu munsi wa none kwera, ugasa n'Imana, ukaba ufite kuzaja mu bwami bw'Imana. Bene data, reka ijambo ry'Imana ribashe kuduhindura, tubeho ubuzima bwejejwe. Kubera iki tubaho ubuzima bwejejwe? Nuko nyuma y'ibyo umuntu ayakora,
hazabaho ingororano z'abejejwe, ingororano z'abakiraniwe, ingororano z'abanduye zirahari. Rero ingororano zirahari, biragusaba mwene data yuko utekereza kurusha wayikora. Niba ubayeho ubuzima bwejejwe, niba ubayeho ubuzima bushaka Imana, niba ubayeho ubuzima bwumva ijambo ry'Imana, usoma ijambo ry'Imana ukabasha kuryumva ndetse ukanaryumvira. Kubera iki? Yohana yabirebye aravuga ngo ndaza vuba nzanye ingororano, dore ndaje vuba nzanye ingororano, kugira ngo worere umuntu wese bikwiriye ibyo yakoze. Mwene data, hari ingororano nyuma y'ibyo turimo, nyuma y'ibyo dukora, nyuma yo kubaho neza, nyuma yo kubana n'abandi neza, nyuma yo kubaho ubuzima bwiza bwa Gikristo, nyuma yo kwandura ukaba umwanzi w'Imana, nyuma yo kuba umurozi n'umusambanyi, nyuma yo kuba umuntu utumvira ijambo ry'Imana, hariho ingororano. Ingororano zirahari, ntabwo ushobora guhunga ibihembo by'ibyo wayikora. Kandi ndutegereze ibihembo bitandukanye n'ibyo urimo. Byanga byakunda ibyo urimo nibyo uzagororerwa, kuko ijambo ry'Imana twarisomye riravuga ngo icyo umuntu abiba nicyo azasarura. Uyu munsi wa none ubuzima urimo nibwo uzabasha gusarura, nibwo uzabasha kubona ubwo Yesu Kristo azaba agarutse. Ariko ijambo ry'Imana riradukangurira kuba mu buzima bweje kugira ngo tuzabashe kuzaba mu bwami bw'Imana. Icyo umuntu ari kwabiba, icyo umuntu ari kwakora, ubuzima bwawe bubayeho umunsi ku wundi, niba urimo wezwa uri kurabiba, icyo ngicyo nicyo uzasarura. Hari ingororano z'abejejwe, ingororano z'ababayeho ubuzima butejejwe, ingororano zirahari. Mwene data, bamaso kandi wicare witegereje, uzi neza yuko ingororano zihari, uzabasha kugororerwa ibyo wakoze. Ndagusaba kandi ndakwinginga kugira ngo ubeho mu buzima utegereje ingororano. Ntiwirengagize ngo wumve yuko hatariho ingororano z'ibyo wayikora. Waba uzitegereje cyangwa utazitegereje, ariko uyu munsi wa none ndakumenyesha neza yuko ijambo ry'Imana ryavuze ngo hari ingororano nyuma y'ibyo umuntu yakora byose. Ariko hamwe no kuba turimo twiga ijambo ryo kwezwa, biradusaba ngo tube mu buzima bwejejwe, tuzabashe kubona ingororano zo kuzabona umwami Imana, kuko utejejwe tazabona umwami Imana. Ariko umuntu wejejwe niwe uzagera mu bwami bw'Imana. Mwene data, ndakwinginze kugira ngo usuzume ubuzima bwawe, usuzume uko ubayeho, usuzume uko ubanye n'abandi, usuzume umunsi ku wundi ubuzima bwawe uko bumeze. Twari dukwiye kuba mu buzima bwo kwisuzuma, ubuzima bwo kwihana, ubuzima bwo gushaka Imana, ubuzima bwo kubana n'abandi amahoro, ubuzima bwo kureka ibyaha, kuko tugeze mu gihe cy'imperuka. Uwandura yandure, ukiranuka akomeza akiranure, ariko hari ingororano nyuma y'ibyo umuntu ayakora byose. Ntacyo bitwaye ibyo wayikora wumva ushimishijwe nabyo, menya yuko hari ingororano. Ariko kandi suzuma niba ibyo wayikora bizatuma uja mu bwami bw'Imana. Nubona bitazatuma uja mu bwami bw'Imana, haracyariho umwanya, dufite agakiza kugira ngo kazaduheshe kuzinjira mu bwami bw'Imana. Wakwihana, wareka ibyaha, ukazabona ubwami bw'Imana kuko buradutegereje. Reka rero dusenge, dusabira imitima yacu kugira ngo imitima yacu utekereze ku ngororano utegereje. Tekereza kurusho utegereje kuzabona mu bwami bw'Imana. Nyuma y'ubuzima hari ubundi, nyuma y'ubuzima turimo hari ubundi bw'abana b'Imana. Ubwo buzima rero, ingororano ibyo uhaye uba mu munsi wa none, nizo ngororano uzabona muri ubwo buzima bw'iteka ryose bwo mu bwami bw'Imana. Imana mu ijuru duheze umugisha, Imana mu ijuru tuganze, Imana mu ijuru duheze gutekereza ku gihe tugezemo, kuko ijambo ry'Imana avuga ngo nuko mwirinde cyane uko mugenda, mutagenda nk'abatagira ubwenge, ahubwo mugende nk'abanyabwenge, kandi mumucunguze uburyo umwete, kuko iminsi ni mibi. Iminsi ni mibi, igihe cy'imperuka kiratwegereje, ubwami bw'Imana buratwegereje, ariko biradusaba kubaho mu buzima bwejejwe kugira ngo tuzabashe kubana n'Imana duhabwa ingororano z'ibyo twakoze. Ingororano z'abera zirahari, shakisha kuba mu buzima bwejejwe. Ijambo ry'Imana rituganze. Reka dusengere imitima yacu, dusengera abanyabyaha, dusengera abagize intege nke muri urugendo, kugira ngo bihuze na Yesu, bagirane ubusabane n'Imana. Muri uko kwezwa kwacu bizaduheshe kuzabona ingororano z'iteka ryose zo kuzaba mu bwami bw'Imana. Kwezwa kwacu si ukubusa. Niba urwana wiyeza, abantu barimo bararwana mu buzima, bashakisha ubuzima mu buryo bwinshi butandukanye, ariko urahiriwe mwene data niba ubuzima bwawe burimo burwana, urimo uharanira kwezwa kugira ngo uzabashe kubona ubwami bw'Imana. Niba udaharanira kwezwa, tuzabona Imana.
tuzabona Imana, tuzabona ubwami bw'Imana. Hahirwa abamesera ibishura byabo kugira ngo bazabashe kuzinjira mu bwami bw'Imana. Rero reka dusengera itorero ry'Imana, dusengera abakristo, dusengera umuntu wese kugira ngo Imana idufashe kandi ibashe kuzatuyobora tuzagere mu bwami bwo mu ijuru amahoro. Mana, mu izina rya Yesu ndasabira buri muntu wese uduteze amatwi, ndasabira itorero rya Kristo ku isi, ndasabira isi yose, ndasabira abakristo bose babashe kudutega amatwi mu ijambo ryawe. Mana, uduheze kuba ubuzima bwejejwe, dushaka ubuzima bwejejwe, nibwo tuzabasha kubona ingororano. Ijambo ryawe riratubwira ngo ndaza vuba kandi nzanye ingororano, kugira ngo mpembe cyangwa se ngororere umuntu wese ibikwiranye ibyo yakoze. Reka buri muntu wese yitekerezeho, arebe ibyo akora. Nitumara gusuzuma ibyo dukora, turamenya neza yuko nyuma y'ubuzima tuzahabwa ingororano. Ariko rero reka tube ubuzima bwejejwe kugira ngo tuzabone ingororano yo kuzaba mu bwami bw'Imana. Uru ni urugendo turimo, kandi urugendo rutari hano mu isi, ni urugendo ruri mu isi ariko kandi rwerekera mu bwami bw'Imana, kuzabona ubuzima bw'iteka ryose, kuzabona ingororano z'abera babaye ubuzima bwejejwe, bamese ibishura byabo maraso y'umwana w'intama w'Imana. Data, urakoze cyane uyu munsi wa none, kwari ubuzima ugaruye, kwari abuhinduye, kwari abuhaye imbaraga, kwari abusubije mu intege muri urugendo rwo mu bwami bw'Imana. Muri ibi bizazo ngo ntabwo ari inzira yoroshe, ariko muze ukurikira Yesu akuyobora inzira, ibikomeye azabyorosha. Hari ibigoye muri iyi nzira, hari ibiduca intege, ariko kandi waranesheje. Niyo mpamvu abakwizeye n'abagukorera batazakugwa n'isoni. Urakoze rero kuri uyu munsi wa none ko ari abugendereye, ni mu izina rya Yesu Kristo tusabe twizeye, amen. Bakije ijambo ry'Imana.